Mugira amahoro, ndagusuhuje we munyarwanda, ndagusuhuje we murundi, ndagusuhuje we wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu mwanya twongeye kugaruka muri classe yacu kugira ngo twongere tuganire ku bijyanye nuko wakora isesengura ry'imibare yawe wifashishije tool yitwa Stata. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyitwa t-test. Mboneyeho no kubashimira uburyo mwakomeje kureba video zacu ndetse n'uburyo mwakomeje gukora subscription. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi turarebera hamwe ibijyanye n'ibyo bita t-test. T-test ni iki? T-test idufasha ryari? T-test tuyikora ryari? T-test tuyikora mu gihe dushaka kurebera hamwe itandukaniro ry'impuzantengo cyangwa se average cyangwa se mean y'amagroupe abiri. Nkuko hano muri kubibona ni to compare the mean of two groups to see if they are statistically different. Aho ngaho niho dukoresha t-test. T-test zikaba ziri mu bice bitatu by'ingenzi. Tukagira icyo bita one sample t-test, tukagira icyo bita two sample t-test, abenshi bakunda kwita independent t-test, tukagira na two paired t-test. Ibyo ngibyo nizo tugiye kurebera hamwe uyu munsi, ibi bice uko ari bitatu bijyanye na t-test. Se groupe zitandukanira he, izi t-test zitandukanira he. One sample t-test ikora ryari? Ifasha tureba mean of single variables. Single variable differ from a specific value. Turaza kureba iyo specific value ni iki. Two sample t-test yo tuba turi kureba, turi gukompara mean between two independent group. Dufate nk'urugero, wenda uri gukompara ibintu umugore n'umugabo, wenda group ebyiri, wenda gender yitwa gender ikaba ari variable, ukaba ugiye gukompara umugabo n'umugore, cyangwa wenda tukaba tuyita score, tukaba tugiye kureba success and fail. Murumva ko harimo kambyite strata cyangwa se category ebyiri, niyo babyita ngo ni independence. Hari indi yitwa rero two paired t-test, yo ikoreshwa kuri groupe imwe wakoreyeho. Tufate wenda umuntu turi gukora ubushakashatsi, tugaha umuntu umuti, tumaze kumupima isukari, noneho tukongera gupima isukari nyuma y'igihe runaka umuti wararangiye, nibwo tukareba ni same group. Inshuro nyinshi ikoreshwa kuri same group used when you compare two related group. Two related group tuvuge before and after treatment, ni urugero hano nirwo batanze. Rero iyo presentation yacu uyu munsi niko irabimeze, kandi mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi. So icya mbere turebaho rero, iyi ni dataset yacu twagejejemo. Dataset yacu twayikuye hehe? Nacyo ni ikintu tuba tugomba kumenya. Dataset yacu twayikuye mu cyo bita Kaggle. Hano muraharuzi nk'ibisanzwe, ntekereza ko mufitemo account. Uza kuri dataset hano ugakirikaho, hari kwi downloading, ukandikamo student performance exam, ukayikirikaho, warangiza ukagira gute, ngibi hano hepfo, warangiza ukadownloadinga noza yawe ahangaha, hanyuma ukayibika, ukayishyira muri Stata yawe. So noneho ubwo tugiye kureba inoza type ya mbere ya t-test. T-test ya mbere ni one sample t-test.
one sample t-test ikoreshwa ryari? Twavuze ko ikoreshwa mu gihe dufite variable imwe kandi dufite na reference imwe. Niba turi kubireba neza, hypothèse yacu katubanze turebe data zacu ukuntu zimeze. Yes, variable zacu ni izi ngizi. Murabona ko dufitemo gender, tukagiramo recent ethnic, tukagiramo parental level education, range, test preparation, math score, reading score, tukagiramo n'icyo bita writing score. Izi muko muri kubibona nko twakomeje kubyiga, izi zisa umukara ni numeric, izi zisa umutuku ni categorical. Ubwo rero tugiye kureba one sample t-test. One sample t-test nkuko twabivuze, twavuze ko ari one variable with a specific value. A specific value nkuko muri kuyibona turaba dufite, mwabonye sample, dufite hypothèse yacu ivuga ngo the true mean score is equal to 55. Wakwibaza ngo 55 ni iki? 55.6 yavuye he? Yaturutse kuki? Nukuvuga ngo mu bushakashatsi, kuvuga ngo wenda kadufata urugero ahangaha. Hano navuze nti muri kubireba, kuvuga ngo in Rwanda the average mathematics score from primary school student is 55.60% based on proficiency benchmarks. This score represents the percentage of students assessed who meet the national benchmarks in mathematics. Ni kuvuga ngo muri jano ushobora gusanga wenda bavuze bati ese kuvuga ati twakoze test ariko ubushize bari bavuze ko muri jano yacu yasohotse yari 55, abanyeshuri batsinze imibare bari ku mpuzandengo ya 55.60. Ese nibyo twebwe batsinze kuri kangahe kwijana ugereranyije n'impuzandengo ya 55.60? Se abanyeshuri bari hejuru cyangwa bari hasi? Niyo mpamvu navuze ngo specific value yacu twayiconsider kari muri uyu mwaka. Ubwo ni muri mwaka 2022 kuko bavuga ngo a previous assessment in 2021 showed a high percentage of 60% meeting the benchmarks, indicating a decrease in performance according to the Ministry of Health Mineduc. Bavuga ngo iyi ntuza yacu specific value yacu twafashe 53. Kimwe nuko dushobora gufata iyi ngiyi ya 50, bitewe n'icyo dushaka kureba cyangwa se n'icyo ushaka gukompara. Ariko iyo specific value iza uri kuvuga uri kureba ese koko abanyeshuri bawe bari hejuru cyangwa bari hasi y'umubare. Kimwe nuko ushobora kuvuga uti kimwe nuko ushobora kuvuga uti ese reka ndebe ko abanyeshuri banjye bari hejuru ya 70%. Ngo kugira uvuge ngo nira hypothesis ba the true mean score is equal to 50 ibingibi. Noneho ari byo twabreje ibingibi. Iyi is 50 mean score twagerageje gusamarizinga muri ibi. Alternative hypothesis iyi bavuga ni by default kuko izari two sided. Abantu bibuka bell shape distribution cyangwa number distribution, iyo niyo iza by default kuri t-test. Turaza kubibona tukavuga ati se mean yacu iri different ya 55.6. Mean is difference from nkuko mubibona gutya. So iyi niyo two sided by default, niyo yiyi. Hano bita one sided ariko yo ni optional, ushobora kuyikoresha gutayikoresha, ariko nayo iyo waraninze t-test nayizaho. So nayo ushobora kuvuga se mean iyo ya variable yanjye iri less than 55.6 cyangwa mean ya variable yanjye iri greater than 55.6. Okay, ibi nibyo tugiye kuverifya turebe se koko nibyo cyangwa sibyo. Hanyuma turabanza icyambere ni
twempotinze data zacu, tugiye kureba icyo bita data zanjye zimeze zite. First of all twabrowsinze, twabirebye. Icya kabiri tugiye kureba describe zacu nkuko muri kwibona, nkuko nanabivuzeho. Dufite writing score, reading score, math score, test preparation, parent, level education, race, hano ni gender, hano ni range, niba barya saa sita batabarya. Noneho tukareba niba se nta missing variables zirimo, tukabireba, tukaza kubona tukabona ko nta missing variables zirimo. Ikiba gikurikiyeho no kureba bo nk'ibisanzwe, enda aho tutabivuze twakabaye no tunareba distribution, ariko nuza titeste nagikenera nuza distribution, ariko ushatse wanareba distribution wenda wenda nk'iya mathematics. Urabona nka distribution uko imeze kuri mathematics, urabona ko ifite right tail ahangaha, ariko ntago twita cyane kuri distribution, kuko turaza kureba t-test ntago igombera distribution cyane, ntago ikontaho cyane, ntago ari nka linear regression hireba distribution cyane. So kimwe nuko ushobora kubireba ukareba utazi ku interpreta iriya histogram, ushaka gukora icyo bita Shapiro-Wilk test, yitwa S-Wilk, hanyuma ugashyiraho nuza ukareba C-Wilk, nayo murabona ko iri less than 0.05. tuvuga ko iyo iyi probability less than yita Shapiro-Wilk test iri less than 0.05, nabwo tuvuga ko nuza itari normal distributed. So yiri hejuru rwo tuvuga ko iri normal distributed. Icyo itigambiriwe cyane ni ukureba one sample t-test. One sample t-test twabonye normal range, twabonye one sample t-test, twabonye hypothesis yayo. There is difference, the mean of variables is differ from the specific value or are difference. Commande yacu twandika t, tukandika test, noneho tugashyiraho variable. Tugiye kureba t-test kuri mathematics, hanyuma ugashyiramo commande yitwa equal. Iyi ni commande irangana na kangahe na 55 n'ibice 60, ukabireba, hanyuma ukaraninga commande yawe kugira ngo nuyiraninga ibyo baraguha ngo hano baguhaye t-test nguko tumaze kuraninga commande, hanyuma bayita one sample t-test kuko niyo turi kureba. One sample t-test baguhaye mathematics nguko ni variable imwe, observation ni 100, mean ni 66.089, standard error nayo ni standard deviation ni iyi, confidence interval ni iyi ngiyi. Muziko iyi standard error ari amakosa cyangwa erere yaturutse kuri standard deviation ugabanije mean, ugabanije number of observation. Inshuro nyinshi nuko bigenda noneho rero ikigambiriwe nkuko muri kwibona avuze ngo mean is equal to mean math score. Inira hypothesis niyo bavugaga ngo mean, twayivuze ngo mean ingana na 55 n'ibice 5. Iyi niyo bita t. Urabona iyi t tugomba kuyireba kuri direction yayo. Yiriho minus abari direction ijya left, yiriho positive ari direction ijya nyine ni positive. Hano ni munsi ya 0 cyangwa hejuru ya 0. Uku rero tukuvuga ngo murabona hano alternative iravuga ngo mean is less than 50 55 n'ibice 60. Iyi ngiyi nkuko ureba turi kureba mean ahangaha
iyi ngiyi ni 4, iyi ntago iza muri ntuza yacu kuko n'ubundi iri greater. Ubwo turaba dusigaranye not equal cyangwa equal. Noneho rero by default nkuko twabivuze alternative hypothesis haza two tail turumva normal distributed. Vuze two tail tuba tuvuze ko iyi curve yacu ifite tail hano iburyo, hano ibumoso, ikaba ifite na tail hano iburyo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umurizo hano aho data zirangirira na hano zirangirira niho bita kuri tail. Ntuza rero distribution yacu kuri t-test zose by default zitanga igisubizo kuri two tail, ariko nanone zigatanga na izo tail zombi, igatanga left tail na right tail. Nkuko muri kubibona ahangaha itanga left tail igatanga na right tail. Ubwo murabibona ko noneho igatanga na by default two tail. Ruvuga ngo ni right tail, two tail na left tail. Noneho rero nkuko muri kubibona ntuza yacu yaba ari mean yacu yaba ari t-test yacu ni iri positive. Ni ukuvuga ngo iri muri tail ya positivity, ntabwo iri muri tail ya negativity, iri hano muri tail ya positivity. Ariko by default tuinterpreta cyane tugendeye kuri iyi, ariko na interprete kuri iyi one tail no problem. Ubwo waburi kumvikanisha ko biri mu buryo buri mean ya variable iri greater than 55 n'ibice 60. So tugiye rero ni gute rero statinga nuza yawe. Hano twabonye ko p value ari 0.00050, hano ni 0, naho urabona ko biri munsi ya 0.05. No vuga ngo ni hypothesis yacu yavugaga ngo the true mean score is equal to 55.6. ahangaha niba muri kubibona neza hano we reject igisubizo nino since katubyandike gutya, since the mean score math score since the math score reka turebe katuvuge gutya, wenda tuvuge since p value iri ingana na 0.001 is less than 0.05, yego, we reject the null hypothesis. Shatse twayandika gutya kugira byihute, null hypothesis like this, and we conclude that there is a strong evidence that the mean score of maths is greater cyangwa high tuandike greater nacyo than is greater than 55.60%. Wenda kubera ko wifashije kuri
ushobora none kubivuga ko hano tugendeye kuri to tail, ariko tugendeye kuri katubivuge katugire gute, katubyandike to tail kugira wenda byumvikane. Two side wenda two sides gutya, two sided wenda t test gutya, katubivuge gutya. Two sided t test ni ukuvuga ngo since p value ubwo ni hano ingana, we rejected the null hypothesis and we conclude that there is a strong evidence that the mean of score of maths is greater than 55.60%. Kimwe uko twaravuga ngo kuko dushobora none kuvuga ngo abona ko hano iyi confidence interval nayo iri positive, kimwe nuko direction ya t-test nuvuga ngo iyi t-test itwereka direction cyane ahangaha, nuvuga ngo direction ni positive, nuvuga ngo ushobora navuga uti wenda ushaka kuvuga ati wenda wenda ushaka kuvuga uti as the confidence interval, katubyandike tubihinnye, confidence interval is positively directed confirms the confirmed that the mean of math score is strongly cyangwa ushaka kuvuga wenda significantly significantly different from 55.6%. nuko nabyo ntago waba wibeshye, nukuvuga ngo nuko nguko dustatinga nuza conclusion yacu kuri one sample t test. Kaduvuge wenda dugiye gukora one sample t test, tugiye kure wenda dufate ko wenda abanyeshuri tuyite wenda iyi ni hypothesis wenda tuyite kuri score wenda ya wenda tuvuge ati ese mini kuri reading ingana na 70%, ni urugero tuvuge wenda gutya. Niturangiza ubwo ni hypothesis, alternative hypothesis ubwo iraba ari different is not, katubyandike gutya, is not equal to alternative wenda tuyite gutya is not equal to 50%. hanyuma niturangiza tuvuge tuti wenda turananinga t-test yacu, hanyuma tushyira wenda ya tuvuge kuri writing, hanyuma is equal to 70. urabona ko ari commande yoroshye, hanyuma turaninge. Murabona ko commande yacu ni one sample t-test, variable ni za zindi mini ni 38 n'ibice n'ibindi byose, murabona ko ari positive. Hano t-test yerekanye direction iri negative, bivuze ngo mini yacu iri less than 70 twihaye. Nituba turi kubibona abona yuko mini yacu kuri two sided sample t-test murabona ko ari ya significance, hanyuma na hani kaduha significance kuri nuza right tail. So ubwo tugiye guconcludinga twavuga yuko
dufate wenda conclusion twari twafashe kugira tuyeditingeho kuri nuza since p value iri munsi than 0.01, we rejected the null hypothesis. We concluded that there is a strong evidence that the mean score of what? Of writing score is less. Hano ubwo yaba ari is less than 70, amanota 70, sibyo? Cyangwa ubu ni uburyo bumwe, hari ubundi buryo bwinshi, murabona ko byaba ari ibintu, murabona ko ari ibintu byumvikana. So noza ya kabiri rero, noza ya kabiri iyo bita independent t-test. Independent t-test niyo tugiye gukurikizaho, ariyo yihe. Independent t-test nkuko twabivuze compare means between two independent group. Inshuro nyinshi independent group igomba kuba ifite nuza strata ebyiri. Urugero nabahaye iri binary, mu yandi magambo igomba kuba iri binary. Mu yandi magambo igomba kuba ifite yes or not, male and female, good and bad. Murumva ko igomba kuba iri binary ariko iri categorical, igomba kuba iri categorical. Kadufata urugero, dufate nuza yacu ni hypothesis yacu iravuga ngo there is iravuga ngo there is no difference mean between wenda kadufate male and female kuko ndabona iri binary. There is no difference mean between male, difference mean score kuko turakoresha score, math score kadukoresha math wenda n'urugero, between male and female. Ubwo alternative yacu irazivuga ngo harabango turaza tuvuga ngo there is different. Tuvuga nyine alternative yacu irazivuga there is different between, shatse kwandika gutya cyo kandika gutya alternative, there is different mean score, mean math score between male and female. Hanyuma wabistatinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, noneho igomba kuba iri two sided and kandi igomba kuba iri two sided cyangwa se tukayikora muri ubu buryo ubu cyangwa se tukayikora n'ubu buryo nabwo buremewe. Donc alternative igomba kuba ari two sided cyangwa one sided. Mu bundi nkuko rero tubigenza, command yacu ni t-test nk'ibisanzwe, hanyuma tugashyiraho continuous variables igakurikirwa na categorical variables, ariko banje kuvuga ngo by, kuko ni by what, by category, ni by category of what, of gender. Noneho tugiye kureba se ni nka twavuze ngo difference iravuga ngo nuza test iravuga ngo compare means between two independent group. Independent group hano bari kuvuga ni male and female. Bavuze ngo hypothesis yacu iravuga ngo there is no difference between math score and between men and female. Nituraninga code yacu urabona hano bavuze ngo two sample t-test with equal variance. Aka kantu tukumve neza kuko igihe tuzigira ANOVA, aka kantu tuzongera tukagarukeho, tuzongera tukavugeho.
ni ukuvuga ngo dufite female tukagira na male, noneho combined yabyo rero, combination yabyo uravuga ngo dufite observation nk'izisanzwe, mean, standard error, standard deviation, coefficients. Murabona ko iyi ni 100, combined ni 100, mean ni average yayo, na iyi ngiyi standard error ni iyi, standard deviation yayo ni iyi, confidence interval yayo ni iyi. Noneho wakubaza yanoza yacu uravuga ngo mean difference is equal 0. Mu yandi magambo ufashe mean female ugakuramo mean male wabona 0. Igisubizo murabona direction ahantu iri kwiri negative, iri negative, sibyo? Kuri two-sided t-test turabona ko biri significance, p value iri less than 0.05. No kuri negative less than 0 naho dufitemo kuri uruhande rwitwa right, kanyite right, urabona ko ifite naho 0.0000, nayo ni p value yayo urabona less than 0.05. nuvuga ngo turakonkiriwa tuvuga guki rero, turakonkiriwa tuvuga yuko turarejectinga nira hypothesis yacu. Nira hypothesis yacu niyo yavugaga, nira hypothesis yavuga ngo there is no difference between mean math score between male and female. Hano ni rejected, sibyo? Iraba rejected. So turandika ni s cyangwa since p value ukibuka ko ari two sided ingana na 0.001, ni gutya inshuro nyinshi tuzandika, ntago turenza iriya mibare, iri less than 0.05. we reject the null hypothesis, and we kubera ko tutayidefinishije a comment, and we conclude that the mean score, mean math score for female is, female imeze ite? Iri greater, iri low. Hano female iri less, is less than the mean math score for males, sibyo? Ibi ni uku nguku ushobora gukonkiriwa mu buryo bumwe. Ubu ni uburyo bumwe wakoresha, kimwe n'uko ushobora kwifashisha noza izi confidence interval. Ushaka kwifashisha t-test ukavuga ngo igaragaza direction, igaragaza ko mean y'umugore iri hasi y'umugabo, sibyo? Ubwo ibi birumvikana. Hanyuma iyi ni t-test. Dushaka gukoresha nanone t-test iri independent. Dushaka gukoresha nanone tukavuga ati noneho reka turebe t-test hagati ya katugire gutya, dutabinge range turebe nayo, murabona ko iri binary free reduced standard, sibyo? Turebe wenda tutabinge t-test hagati ya writing exam ndetse na range n'abajya ku meza, sibyo? Ni urugero tukayiraninga gutyo. Murabona ko iyo nayo ifite direction iri negative, nuvuga ngo standard, iyi standard, the mean of standard is greater than the mean of free reduced as the p value is
less than 0.05 and ikaba igaragaza direction iri more negative. Donc iyi direction no kuvuga ko noza mean ya free reduced iri less than mean of standard. So dukomeze etape ya gatatu. Noza tugiye kureba ya gatatu yitwa two-sided two-paired t-test. Two-paired t-test is used when you compare two related group. Urugero batanze ni before and after. Before and after. So nko muri kubibona rero hano ntago dufite before and after. Wenda tuvuge ngo mbere yo kwigisha umwarimu yatanze noza quiz y'imibare cyangwa se wenda ya writing, na nyuma yo kwigisha atanga quiz ya writing akareba performance score. Tubirebere gute rero? Katwifashishe wenda performance score ya math nka basement nga baseline score, noneho dukoreshe wenda na writing score nka post assessment. Tubigenze gute rero? Tuvuga ngo commande yacu noza nira hypothesis yacu. Nira hypothesis yacu iravuga ngo nuvuga ngo iravuga ngo mean 1 is equal to mean 2. Birangana ndikwivuga. Sorry. Ese birangana? Biravuga ngo mu yandi magambo mean kabyandike wenda mean difference equal 0. Mu yandi magambo nkuko turi kubibona hano ndi kwandika nibagiwe noza equal 0. Ubundi ikavuga ngo is not mean differences alternative. Alternative hypothesis yacu is not equal 0. Kayibara gutyo. Urumva ko mbere na nyuma pre and post assessment tugiye kuyifashisha mu ubwo buryo. Tuvuga tuti commande dukora duti t-test naho ni t-test nk'ibisanzwe, noneho pre-test tuyite math yabingana na post test twise writing, tukaraninga code yacu. Murayibona t-test commande paired. None urabona ko byaje ari paired, byahindutse. Iyi twayise pre-test tuyita post-test. Hanyuma mean niyi, no kuri writing niyi, standard error n'ibiki. Iyi ni differences. None differences ni -1.965 etc. etc. Direction is negative. So that's why you see here murabona ko kuri two-sided test is significance, and kuri right tail iri significance. Nubwo noza yacu nira hypothesis yacu we rejected the nira hypothesis yacu turayirejecting. Niti rejecting since katwandike since p value by default tukoresha iyi two-sided p value ingana na 0.001 is less than 0.05. We reject the null hypothesis, and we conclude irani command karani
nuko tutashyize asterix. We conclude, nyibanzeho, we conclude that the mean of writing, kanyandike gutyo ushatse wahera hejuru, writing is significantly cyangwa statistically different from the mean score of mathematics. Buri wese wabikora uko wabyumva, donc uko ushobora gustrictira noza conclusion yawe ntabwo ari nk'uko undi yayistrictira. Icya mbere ni icyo ushaka kuvuga cyumvikana kandi ukifashisha ibigaragara. So ushatse wanakoresha n'iyi noza confidence itavuka vuga uti wenda as the wenda for instance ushaka kuvuga uti the confidence interval ukayishyiraho, ukayishaka guhita uyishyiraho ukavuga uti imeze itya, kivuga wenda as the confidence of is negatively directed, the mean of wenda maths, iyi maths avuga ati wenda the mean of maths is less than the mean of written score, ibintu nk'ibyo. Donc uko wastrictira conclusion yawe, icya mbere nuko tubyumva mu buryo nawe ushobora uwo ari we wese yumva context washatse kubivuga, cyane cyane kuba wifashishije iki imibare na statistical data, sibyo? Nuko nguko ushobora kwifasha ukora t-test. So mu yandi magambo rero dushobora gukora example nyinshi, ariko izi ngizi nagiraga ngo mbereke ugihe ukenera t-test. Muri summary twavuze ko t-test uyikenera mu gihe ugiye gucomparinga two different group. Twaba twifitemo ibice byinshi, tuvuga wenda dufitemo one sample t-test. Twavuze urugero twavuga twenda kadufate nk'umwarimu wenda akavuga ati ariko ngendeye ku banyeshuri banjye batsinze imibare wenda cyangwa icyongereza, uyanishe no ku rwego rw'igihugu abanyeshuri banjye bahagaze hehe, ugafata urwo rugero. Wenda ukavuga uti noneho ko abanyeshuri iya kabiri ni independent test cyangwa two sample test, vuga ariko nubwo abanyeshuri banjye batsinze imibare ni abakobwa nibo batsinze cyane cyangwa abahungu nibo batsinze cyane, ukamenya ngo ni abahe batsinze cyane, abarusha abandi ni abahe, se nta kinyuranyo kirimo. Ukajya noneho kuri wenda two paired t-test, uvuga ati ariko uko bimeze kose amasomo yanjye sinzi niba abanyeshuri banjye bayumva. Ukavuga ati okay, njya gutangira isomo chapitre cyangwa se chapter nshyashya, sandabanza mbahereze pre-test, myite baseline test. Nindangiza no ku isomo rya nirirangira mbakorere post test, hanyuma nkore statistical
test zanjye nimbona ndebe ko harimo significance, nimbona ari significance differences kuri mean, nzavuga ni okay isomo ryanjye bararyumvise cyane baryumvise mpindure methodology. Nubwo buryo bakoresha t-test. Ndabashimiye rero, murakoze, mugira amahoro y'Imana.